dukomeje urumva naratsinze mama arambye ati rero mama n'umukecuru ntagashoboye nta kazi yabona wowe njye nawe uzajya ucananye nca tujye gusaba mama wanjye yarashaje n'ubu arashaje uye nari nyirakana gatoya avuye muri ko ego mugatangira mugasaba nuko natangiye mu mujyi wa Kigali ubwo muri twana twabonaga hano mu mujyi dusabiriza bariya abana ndabashuje rwose ukagenda ukamuhasi ego naragendaga nkasaba nkagarika imodoka mabuja akazanamo utwana tw'udukobwa mu modoka nkabona tuvuyemo tugiye mu yindi modoka maze ibintu bibera hano simbyiteho mwekomereza akazi none umunsi umwe mabuja arambwira ati si wambwiye ko ukeneye amafaranga cyane ndavuga ati sasa nanjye kukurangira akazi kari buguha amafaranga menshi ntuzana ubugoryi ndavuga nta kibazo naragiye nyine arambwira ati umunsi uze kuza wambaye neza witeguye ndagenda nyambarira agakanzu nza niteguye haza imodoka iraparika ubwo ni ku masaha nimugoroba njyamo turagenda yari umuntu w'umugabo turakujyana nawe bagiye kundangira nyine akazi keza icyo gihe rero naragiye mbona turakata ahantu mu bipangu yinjira mu gipangu afungura igipangu saka kazi bagiye kundangira ni bwoko ki mbona umugabo twinjiye muri salo nta n'umuntu ukoma arambwira ati ngwino dukomeze mbona tugeze mu nzu imbere inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwe kuri uno munsi twizere ko mumeze neza twizere ko mukomeje kugenda mwifata neza aho muri hose atandukanye burya niwe ugomba kwifata neza byanze bikunze niba atagufata neza wowe wifate neza niba gufata nabi wowe urushaho kwifata neza revenge ya mbere cyangwa ukwimura kwa mbere nuko nguko nukwiha ibyiza nukwikunda ntabwo ari kwa kundi bagushyira hasi nawe ukishyira hasi ukumva ko uri hasi ntabwo ari kwa kundi bakubwira ko udashoboye nawe ukumva ko udashoboye niba bakubwira ko udashoboye jya wemeza ko ushoboye jya ubikorera wereke abantu ko ushoboye byanze bikunze it's possible benshi baciye mu buzima butari bwiza muri uru Rwanda bitewe n'amateka yacu bitewe n'uko twagiye duhura n'ibintu by'ibikomere bigenda bidukomeretsa bikongera bikadukomeretsa ariko uyu munsi nanone turacyafite icyizere turacyafite ubuzima turacyafite kubaho kuko uri kunyumva muri kano kanya nuko ufite ubuzima nuko uriho ni nuko bishoboka ko wabaho neza kandi bigakunda sibyo birakunda cyane so uyu munsi rero twicaye muri Igasabo showroom na ahantu heza cyane dufite by'umweko hari ibikoresho byiza byo mu nzu nko muri salon salle à manger hari garde-robe meza hari salon nziza my dear wifuza ibikoresho byiza nk'abantu mugiye kurongora mugiye kubaka ingo nshyashya cyangwa se mushaka guhindura ibikoresho mufite no kuri rwose nkurangiye hano muri Igasabo showroom video mfite ahangaha gucaho ntabwo harimo ibintu nyine byadanje bita bikwereka nyine neza ariko icyo wifuza cyose uhita ukibona pe baguha ibintu byiza cyane hamagara 0788 770 689 urebe no kuri Instagram yabo ni Igasabo showroom muri tubona byinshi cyane kandi bya fresh ndi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Yvonne bitese witwa gute sibye Yvonne wavuga izina rimwe ntabwo ndikunda oh yes Jesus ko dutangiye suku ntabwo ukunda izina ryawe oya nyine hari igihe ureba izina witwa warihuza ari ubuzima waciye bukumva ntabwo ndikunda umva ntabwo bivamo pfa kutubwira ho gato basi urumva nitwa Nyiramana Yvonne Nyiramana urumva Nyiramana si umva ko ari nk'akazina k'umuntu ufite umunyamahirwe ugereranyije no gusobanura kuva ko Nyiramana ari nk'umuntu w'umunyamahirwe ugira Imana kandi rero iyo uhuje nahuzaga n'ubuzima nakuriyemo hata umuntu wanyisira izina yarankunguriye pe yaribeshye oya cyane ntabwo ari ababyeyi bawe bari ku isese nkeka ko ari bo ukeka ko ari bo okay ufite inkuru y'ubuzima bwawe tugiye kuganira ariko mbere byose uri umukinnyi wa filime ego ukina muri ze filime nibwo ndi kubitangira uyu munsi ndi kugaragara muri filime yitwa Inzira ica kuri channel yitwa Tura Udu Empire
Tura Wood Empire. Tura Wood. Empire. Okay. Ni filime nziza irimo amateka y'ubuzima, irimo umwana w'umukobwa ubana mukase amutoteza. Yeah. Umwana ni njyewe. Bivuze ngo uri umukinnyi w'Imena? Yego. Muri iyo filime. Ariko hari n'izindi. Merci. Iyo ukinnye uri umukinnyi w'Imena ni ikindi. C'est bon. Ni byiza cyane. Nuko sasa rero. Hari izindi ariko ndi gukina. Hari izindi uri gukina. Ni nkundigana ijambo. Naruniganye ijambo. Uri gukina izindi zihe? Hari iyindi yitwa Umuntu series ni ya Shafi. Ica kuri Shafi Films. Ndamuzi, ni umushuti wanjye. Yego. Okay, muri iriya filime yitwa Umuntu series naho ndi gukinamo. Hari indi yitwa Mikasa Films. Mikasa Sukasa. Mikasa Films. Mikasa Films. Yego, naho ndi gukinamo. Ushobora kujya kuri izo YouTube channel ukareba, hari n'indi Ketchup. Ketchup Films naho ndi gukina. Okay. Iyo nzi Ketchup ari gukina na Anita? Oya? Iyindi iri kuza yitwa Isincha. Isincha? Nandi kugaragara. Iyo nzi ari abakozi bo mu rugo, niyo nzi narebyeho. Dorori na Claudine. Ari yitwa Claudine nyine. Okay, yenge ntago ndimo. Ntabwo urimo. Iracyabaho saho? Ntago iri gusohoka muri iyi minsi, ariko nkeka ko wenda bazabitegura neza. Yitwa Yvonne, turi kumwe rero, numva ko ari umukinnyi wa filime, ejo bundi azaba ari umustar cyangwa ni n'umustar, no kumenya ntari gukurikira cyane muri no minsi. Uze kuzireba. Yego. Ubwo bimbwe ndahita ngiye gusacinga kandi koko biri serious. Yego Yvonne, ufite inkuru y'ubuzima bwawe ucamo, waciyemo. Burya iyo waciye mu kintu tujuru uhora kirimo. Byanze bikunze ntabwo bibura. Iyo nkuru y'ubuzima bwawe nigendanye n'ubuto bwawe kuva ukiri umwana muto cyane, byagenze gute? Murakoze cyane, ndabashimiye. Kuba nyine umuntu aza akicara akavuga ntago ari uko hari ahantu aba yageze heza cyangwa se hari urundi rwego yagezeho, ariko uyu munsi ashobora kwicara navuga nk'umuntu wari ucitse intege, wumvaga byanze agasubizwamo imbaraga. Turavuga kuko hari agakomere gato umuntu ari gukira kugira ngo womore n'abandi bakomeretse nkawe. Nk'uko watangiye ubivuga, uyu munsi ndi umukinnyi wa filime, ni urugendo rw'ubuzima ntangiye, ariko kugira ngo ntangire runo rugendo hari izindi nkuru zabanje. Yego. Ubundi bijya gutangira byatangiriye muri Kongo. Byatangiye muri Kongo? Yego. Ko twambutse? Twagiye umupaka twayambutse. Byagenze bite rero? Twambuka umupaka turaza kuwugarukamo. Navukiye muri Kongo, menya ubwenge ho gato, mbona mba mu rugo bana na mama n'undi mugabo utari papa. Igihe kiza kugera, urumva muri Kongo nimbikubwiye sinzi hura nabyumva neza, hari ukuntu nyine ababyeyi bajyaga gushaka ibyo kurya, bagasiga abana mu rusisiro. Umunsi umwe rero barabyutse nk'igitondo nk'ikindi bajya gushaka ibyo kurya, badusiga aho ngaho abana benshi. Nisanze nyine ndi mu Rwanda mu bigo biri ahantu za Bukavu, twari tutarambuka neza. Mba mu bigo bibamo abana, biza kugeraho umuntu arambona, yari azi ababyeyi banjye, ankura amanzana mu Rwanda. Tugera ahantu bita za Gikongoro, turahaba. Uwo mubyeyi disi ndamushimiye, no wanyweye muri icyo kigo turahaba. Biza kugeraho ubuzima buranga, ko nawe yabagaho asaba, nta miryango afite, nta byo kurya, ko ari ugusaba no guhinga. Ubuzima buramunanira, arantanga, abwira umumama, aramubwira ati rero reka nkwihere umwana. Gutyo? Reka nkwihere umwana, njye ndabona byanze. Byari byanze kubera ubukene? Kubera ubukene pe, n'ubuzima bubi. Umva kuva muri Kongo kaza muri iki gihugu aribwo ukihagera byari bigoranye. Birumvikana. Yego, ahita antanga kuri uwo muryango. Uwo mumama dutangira kubana. Mama yari umuntu mwiza, ariko abana be wenda nibo twasereraga. Abana bo mu kigero kimwe ntago bumvikana. Birumvikana. Nibo twasereraga cyane. Icyo gihe tuza kuva mu majyepfo tujya mu Mutara. Abantu bo mu Mutara ndabashuhuje cyane, niho nakuriye.
ndangiza primary nabagaho muri urwo rugo rw'uwo mama. Ubuzima ntabwo bwari bwiza cyane, cyakoze nyine yamfataga neza, ni umumama utarigeze ankubita, ariko ubuzima bwo kubaho bwirwa nabi, n'abana be nibo twakundaga guserera cyane. Ibyo ntabwo mbitindaho, nahise igihe nabi gutubwo kwa kundi n'abana baba baguserereza, vunika ukora bagusiganya, gukora mu rugo ubona umwana ari aho ngaho ni muzi yo yaturutse muri abana ari igihe mama mutabyumva. Igihe cyaje kugera rero mama ava muri Kongo, arabaririza mu bigo, urumva igeze mu kigo urabaza umwana witwa gutya ugasanga yatwawe na runaka, arakomeza arashakisha kugeza ubwo yangezeho. Tuza kuba muri Kigali, nguko ninjiye muri Kigali ku mihanda y'umukara rwose n'amatara. uza kwinjira i Kigali? Nza kwinjira i Kigali. Mama nta kintu yari afite, hari umuntu wadufashije aduha akazu gatoya kameze nka tuwarete, aba ariko tubamo njye na mama. Gato cyane. Turahaba mpita nsinda segonderi. Bibi bibazo, ndavuga ati ishuri ngiye kurire kundi se ndiga ngo bigende gute, ngiye ko ndeba uko nta muntu wize mu muryango wacu, ni ngiye wabaserukiye. Wize kugeza muri? Ubu ndi muri kaminuza. Muri kaminuza? Urikira? Ndi muri kaminuza mu wa kabiri, ariko mu rugo nta muntu bagiye biga mu primary. Ni byiza ko userutse ukabuhambere. Imana ishimye cyane. Umva bimeze gute tutararenga aho ngaho? Kuba ndi muri kaminuza. Muri kaminuza nta muntu iwanyu wigeze wiga? Mbifata nk'umugisha udasanzwe, ukomeye cyane, kuko ni urugamba nashatse kubireka, nshaka kwiyahura inshuro zigera muri 4, ubuzima bwanze bigeraho nyine nakibuka ko nta muntu wigeze ugera no mu wa 4 segonderi mu muryango wacu, nkongera nkambara imbaraga ugareka nkomeze nige. Nijye ugomba kuba uwa mbere? Ngomba kuba uwa mbere. Dukomeje urumva naratsinze, mama arangiye ati rero mama n'umukecuru ntagashoboye, nta kazi yabona, wowe njye nawe uzajya ucananye nca tujye gusaba. Mama wawe? Mama wanjye yarashaje, n'ubu arashaje. Uye nari nyirakana, nari nyirakana gatoya. Avuye muri Kongo? Ego. Mugatangira mugasaba? Nuko natangiye mu mujyi wa Kigali. Ubwo muri twana twabonaga hano mu mujyi dusabiriza? Bariya abana ndabashuje rwose. Ukagenda ukamuhase? Ego, naragendaga nkasaba, nkagarika imodoka nkamusaba, nkamubwira ati urumva natsinze, nabonye amanota yo kujya muri segonderi, mbabarira umfashe. Hakabaho umpaye 1000, hakabaho umpaye 2, hakabaho uciye mu maso ubwana akanaka mayibobo. Iyo filime ndi gukina nyina nambaye umwenda umwe kuva yatangira kugeza uyu munsi. Rero ubwo buzima nabubayemo bwo kwambara umwenda umwe, byagezeho ngo umusitari mwizindiro hariya banzi imodoka yacaho ngo dore kakana, bagahita bamereza amafaranga. Ikintu utajya wibagirwa muri cya gihe wasabirizaga na mama wawe, urumva ni mwembi umuryango wose, mama n'umwana, nicyo utajya wibagirwa muri cya gihe? Ntabwo nakibagirwa umunsi nigeze gusaba umukire anyihera amafaranga menshi, ndataha nishimye. Icyo gihe nagiye mu gasoko, ndavuga ati umunsi turarya neza, ngura indagara, ngura n'ubunyobwa. Ubwo menshi icyo gihe kuri we nangahe? 5. Yari menshi cyane? Yari amafaranga menshi. Birumvikana. None ndangije ngiye kwishyura, ya mafaranga ndayabura. Muze mu mufuka nsanga watobotse, kumbi nari nashyize mu mufuka umwe watobotse. Nifite urupantaro runduta nakubitagamo ukabona umutwe wonyine. Ndayabura, ndababara cyane. Ariko ikindi ntakibagirwa ni abana twabaga turi kumwe, bo banywaga utuntu dusindisha mu ducupa. Hari utuntu twa kore ushyira mu gacupa ukanywa bagakurura, bo bakanywa, njyewe bikananira. Ntabwo nakibagirwa ubwo buzima, imvura itunyagira, habigiye bwiraga nkabona nta n'igihumbi nabonye, nkatinya gutaha nkajya nko muri borodire.
ijoro rimwe naraye muri borudire mu muhanda, ni cyo kintu ntakibagirwa, imbwa zigaca hejuru nkumva imbwa nijoro nkagira ubwoba, kubw'amahirwe buracya. Ntashye nyine umva nageze mu rugo kamwe musanga mama yahangayitse. Nihuse urumva nagendaga nkasaba mama akajya guhinga igihumbi, akajya kumesera abantu. ngo tugikore mama nawe yajye gasaba Ego. mwese mukajyana. Tukajyana. Byari bimeze gute? Mama mama Kujyana nawe we ntabwo twajyanaga, yacaga nanjye nkaca, mwese mukajya gusaba. twaza guhura nimugoroba. Mama urumva yashoboraga, we yaranambuzaga, ntabwo ati mama reka ngufashe kuko urashaje, ninicara ahangaha nta kintu ndaba ndi gukora. Akagenda we akajya no gusaba ibiraka byo kumesa no guhinga, tukaza guhura nimugoroba. Ndibuka njya ku ishuri bwa mbere nari natsindiye ku kigo bita Lycée de Rusatirane muri Huye, abantu twiganye ndabashuhuje. Amafaranga nagiye nta mafaranga mfite, twari dufite ibihumbi nka 30. Mama yahinze aramesa, nanjye ndasaba, nagize umugisha mu muhanda. Umuhanda nawe ugiriyemo umugisha, abantu nyine barambonaga bakabona ndakantu gateye impuhwe bakampereza. Ubwo buzima nabubayemo, nkajya njya kwiga, nkajya ku ishuri, mama agasigara akora ibyo ngibyo. Igihe cya examen cyagera akanyohereza amafaranga y'ishuri. Byagezeho nyine numva ngiye kureka kwiga, kuko hari n'igihe examen yageraga amafaranga ntayo. Bigenda gutyo, noneho nza kubona ibintu byo mu muhanda ni hatari, ndavuga ati reka njye gusaba ikiyede. Najyaga ntangira ubuzima bwo kujya gusaba ikiyede, babyita ku ndege. Uragenda ukicara ku ndege, kubw'amahirwe ikakugurukana cyangwa nikugurukana ugataha. Indege urayizi? Ndayumva. Ku ndege ntago wabimenya, nyine ni ukuntu mugenda n'igitiyo mukicara ahantu ku ndege. Ubwo se watwaraga iki? Njye nayo mfite igitiyo, nabaga nta gitiyo. Ukajya ku ndege nawe? Nanjye nkagenda ku ndege nkasanga abantu b'abagabo n'abasore n'abamama. Noneho ikintu gitangaje, barazaga indege ikagurukana abandi, njye ngasigara. Warakana? Narakana. Imbaraga bande akabusaka kantu. Ubu uraza gushobora kwikorera ikarayi. Abantu bari mu kiyede cyangwa se bagikozeho, hari abagikoze, hari abakiri kugikora, ni ibintu ushobora gukora ukaramuka. Niyo mpamvu ntashobora gutambuka nashubuje umuntu nsanze aho hantu. Hari igihe yangurukanaga rero, bwa mbere ngurukana iyo ndege naragiye ndakora nikorera sima muri bya bidomora baba bakase, tubyita igikarayi, kwikorera. Ndataha ngeze mu rugo, intoki zari zatunyotse kubera sima. Mama ndebye ararira, ati mwana wanjye ibintu wabyihoreye. Ndavuga ati ntabwo nabyihorera, tugomba kubaho. Tugomba kubaho. Mbere yuko muba muri ubwo buzima bushaririye bukakaye bwo gusabiriza, ubuzima mama ajya kubwira ko mwari mubayemo kera mbere wenda ya jenoside, bwari ubuzima buhe ababyeyi? Mama yari umukire. Mama ajya ambwira ko yari umukire, afite umugabo, babanye neza ari abakire. Papa yatwaraga ibikamyo, atwara ajyana hanze ibicuruzwa. Numva bari abantu bifashije bakoresha. Ego. N'uyu munsi umuntu utwara ibikamyo ni umuntu utoroshye. Urumva rero muri icyo gihe bari abantu bakomeye, bafasha abantu, bafite n'abakozi mu rugo. Urumva ko babayeho ubuzima bwiza. Igihe kiza kugera rero ubwo nibwo bahunze muri izo ntambara, bajya gutura muri Kongo, baratura. Ego. None aho ngaho batura nibwo noneho njyewe baje kuntwita. Bantwite, papa aza kwitaba Imana, yarapfuye, baramubuze. Njye ntago muzi, sinzi n'isura ye, nta n'agafoto ke nigeze mbona. Amaze gushaka undi mugabo? Aza gushaka undi mugabo, ariko nanjye mpari. Uko niko ibyo bya Kongo byagenze. Noneho tugaruka uyu munsi ndimo ndakubwira ubwo buzima bwo ku ndege rero nabubayemo. Nkajya mu kiyede nkakora, badembaga 500. Umva ko ari amafaranga menshi. Buriya yego. Kuri njyewe icyo gihe numvaga natwitse,
nkataha nishimye ariko n'umunaniro abantu bakanseka noneho byagezeho bakajya base umwana ubusimani usakamane akantu gasa gutya kaza mu kiyede wari inzobe gutyo nari inzobe waka ahubwo yego ndasaga gutya ariko urumva umuruho nta soni ugira umuru uraza ukakurushya utitaye uko usa n'uko umeze nta soni ugira pe mbaho muri ubwo buzima bwo kujya gukora akazi k'ubuyede nkataha wenda vakansi karangira tugize nk'icya kabiri na mama akajya gusaba aho asaba aho ahinga aho amesa imyenda ariko muri njyewe nkumva ngomba kujya kwiga none ategeza kuri iryo zina Nyiramana ava ariko ni gute umuntu yitwa Nyiramana umuntu wakabaye ndi umunyamahirwe nkaba mpura n'imyako n'icyo gihe nibwo natangiye kujya numva amagambo ankomeretsa ambwira ati wowe bashaka barakuvuna ko nta kuntu umuntu usa nawe umeze gutyo ushobora kuba uri kubaho gutya noneho bakangira inama se waretse ukajya ujya mu bagabo ukabona amafaranga ufite imyaka ingaho ubwo icyo gihe nari mfite nk'imyaka nka 14 sinabihakana kuko nakira ubuhamya bw'abantu benshi batewe inda bafite imyaka 13 14 nawe uti ujya mu bagabo rero njye icyo gihe narabaye nk'agasirikare ntabwo ariko nzana ibyo bintu by'abagabo utekereza ubuzima wibereyemo ukavuga ati oya none ubwo buzima bw'ikiyede rero nabubayemo biza kugera igihe bakajya indege ikanga kungurukana pe najyayo bakanga kumfata bakagira ubwoba ati se umwana ntabwo ashaka ikiyede gusa hari ikindi kintu kimugenza hano ubuzima bw'ubuyede umwana mu bakire naragendaga bakabona ndakana ko mu bakire abase umwana ari gukora iki hano ubuzima bw'ubuyede rero nsa nkaho mbuhagaritse ndavuga ati ngiye gucuruza agataro ucuruza n'agataro yego no kugacuruza agataro yari umumama witwa mu mashanse naramubuze sinyimubona niwe wanizaga agataro abati nzanjyayo nimugoroba we yakoraga mu gitondo ko yari afite abana benshi agataha kare ndagenda mbwira mu mashanse ndamubwira ati rero ndashaka kuneza ku gataro ukazajya ukaniza nimugoroba utashye arakanteza yarangura inyanya arangura intoryi ntangira kujya gucuruza ari mu izindiro nari afite abakiriya benshi niho nacururizaga nkamanuka kuri Azamu nkagera kwa Mushimire bisa nkaho birangiye rero ubuzima bwo gucuruza agataro nabwo nabubayemo mbubamo ndagacuruza abantu mucuruza agataro rwose ndabakunda ugacuruza agataro ukabona biravamo se yego bakakugurira ntiwirukanke n'inzego z'umutekano hari igihe batwirukankana nkiruka hanyuma ndabikora nkagenda nkacuruza nkarangura inyanya none narebaga mama nkabona mama arakuze bati se ndicara hano mama agende ajye gusaba wenyine njye nicaye aha kamufashe numva ku ndege byari byanze indege itakinkurukana ndavuga ati reka ngende gucuruza ku gataro ndagakora nkajya ncuruza nkagura inyanya n'intoryi nkashiraho ngenda nkajya gucuruza ku masaha nimugoroba ntago batwirukankanaga cyane nka kumanywa noneho kugira ngo ndeke gucuruza agataro barankubise ndatwaye umukiriya w'umuntu twakoranaga umva hari ukuntu abantu bacuruza agataro ufite iseta uhuriraho n'abakiriya bawe sorry hanyuma uwo muntu nyine ndazangera kuri iyo seta yari yakererewe abakiriya be baraza barahansanga barangurira pe inyanya nari mfite barazigura n'intoryi n'amapavuro yose barabigura birashira none uwo muntu aje asanga abakiriya be ni abatwaye ariko ntabwo mu by'ukuri bwari ubushake bwanjye arantonganya
aranonganya cyane dutangira gutongana noneho ukuntu uba usanzwe uri umuntu udakunda no kuvuga yego nshiduka nyine twasimbukiranye afata akaboko kanjye aravuna yego icyo gihe nyine mpita mvunika akaboko ndataha mbihisha mama ntabwo nimbimubwira noneho arasara akaba ababyeyi nyine hari ukuntu abaza umwana we yambwiye amumereza iki ngakoresha akaboko kamwe aza kubibona icyo gihe n'igihe cyo kujya ku ishuri cyari cyegereje urumva ngewe najyaga ku ishuri muri vakansi niho nakoraga ibyo bintu ndavuga ati reka ngende ku ishuri ngenda ku ishuri niyo mvune mu kuva ku ishuri rero nibwo nahise mpahamukana njya kurwara agahinda gakabije no kwiheba n'ibiki byose nkatekereza kwiyahura rimwe na rimwe nkanabitegura nkagenda nkagura nk'ibinini byinshi ngati ndi bwiyahurire ijoro najya kubinywa nakibuka mama nahita mbireka ubwo nagendeye ku ishuri naravunitse mu kuva ku ishuri ho navuyeyo numva ntazongera gusubira mu muhanda nicuruza agataro numva gusaba byaranze ku kiyede njyayo nkabura akazi n'agataro nabonaga amafaranga nkuye y'isoma ngira ubwoba nyine ngira ubwoba bwo gusubira gucuruza agataro nguko nabiretse ndeka gucuruza agataro ariko uruva ku ishuri ho birakomeje naje gutsinda na tronkome banyimurira ku kindi kigo cy'iburasirazuba apajimusha niho nize abantu twigana nabo ntabwo nabura kubasuhuza hari abana bagendaga bankoreraho umugisha wenda igihe cyo gutaha cyagera nta tike bakanegera bagateranya udufaranga gutyo bagiye kunyirukana abantu twiganye rero ndabashuhuje ndangije urumva nari maze no kuba noneho akantu k'agakumi kagaragara ndavuga ati rero ubwo gucuruza agataro byanze nari naragize ubwoba nararanguraga najya gucuruza nakibuka akaboko kanjye nkahamuka nkabireka mpita mpindura icyerekezo ndavuga reka noneho njye gusaba akazi ko mu rugo ngende njya gusaba akazi ko mu rugo mbasobanurira ubuzima bwanjye nkore igihe cyo kujya ku ishuri nikigera bandeke ngende naragiye nkajya njya ku rugo rumwe nkasaba akazi mwamaye akazi ko mu rugo nza kugira umugisha ngera ku gipangu kimwe mpasanga umuntu w'umugabo yicaye mutekerereza ibintu byanjye arambwira ati rero n'umukozi wari uri hano usanze agiye nta kibazo wakomeza gukora wahita nyine utangira akazi nguko uko natangiye gukora akazi ko mu rugo winjira no mu kazi ko mu rugo iyo watekerezaga kuri mu kazi ko mu rugo mama yarakubwiye ko mbere mwari abantu bishoboye wumvaga bimeze bite Yvonne nakubeshye njye nta kintu kizima nitekerezagaho n'ibyo byose najya ngo mbikore nshimishe mama ko mama hano umuntu nyine wamya nkunda nyereka urukundo ibintu byose nakoraga najya mushimisha kuko inshuro zose nagambiriye kwiyahura ni we watumaga mbireka njye nta kintu na kimwe byabaga bimbwiye nagira ngo nyine mbone bucya mbone njya ku ishuri mbone mama adahangayitse nta bwenge njye nari mfite kuko n'abantu benshi barambwiraga ati uri ikigoryi pe ko ntago niyumvisha ukuntu umukobwa nkawe wifata ukajya gukora akazi ko mu rugo nta bwenge ariko nkakomera wakoze akazi ko mu rugo urangije segonderi cyangwa narigaga n'ubundi nari muri segonderi n'uwo mupapa naragenda bimusobanurira vakansi yabaga ari ibyumweru 3 avuga nzakerererwa ikindi cyumweru kimwe ukwezi kube kurageze mute mbona amafaranga arabyemera noneho urwo rugo ibintu biri kumbaho muri filime ndi gukina byambayeho muri urwo rugo wenda ahantu bitandukaniye muri filime ho mba ndi abari mukadata unoteza ariko muri urwo rugo ho yari mabuja wanjye yari mabuja wanjye wankoreraga ibintu nk'ibyo ngibyo wibuka ko nagiye mu rugo mpasanga umugabo niwe wampaye akazi
umugore we yagiye ku mugoroba sasa icyo gihe nari najyanye utwenda muri envelope mbwira mama ati nibampa akazi ndahita nguhamagara mbikubwira ubwo ntabwo ndi bugaruke mpita ntira uwo mupapa antiza telefone mama yari afite akantu ka kezaji urahizi telefone saje ego yari agafite ndamuhamagara ndabimubwira ambwira ati kuraje nangira akazi ko mu rugo uwo mumabuja waho rero atashye nimugoroba ahageze avuga ati uri umukozi uri maneko uri igiki umugabo wanjye musanzwe muziranye ndamubwira ati rero mabuja njyewe nacagaho ku bipangu nsaba akazi ngeze hano umugabo warakama ntago muzi nta na telefone ngira ni ubwa mbere mubonye uwo mabuja yanga kubyemera akumva ko uri habara rye ego yizaniye mu rugo ndamusobanura mbwa ati oya none mu mabuja mana nanjye sinzi ikintu namuvuga gusa nyine umuntu utarakwishe akakure kuri muzima ubukwe no kumushima nubwo aba yarakubabaje bwose ariko akakure kuri muzima ubukwe no kumushima nibwo twatangiye nyine intambara yanjye nawe none bari bumembe 15,000 yari amafaranga menshi wewe noneho mageze uwo munsi nariye n'inyama ndavuga ati urugo ntago naruvamo nahanga ndiye inyama hashize umwaka ubundi twe twakuze turya dodo ubugari ikiro cy'ubugari cyaguraga 3,5 tumva tukagura dodo twaguze indagara tugashiramo ubunyobwa tukarya neza mariye inyama ndavuga ati hoya mu buzima ahangaha ntago nzahava uwo mugore yarazagara atangiye kunuka avuga ati hoya ahantu urugo ntago ushaka kuruvamo agataha gatongana kambwira ati sinshaka kuzajya ujya gutegura ameza jya uteka ibintu nyine bera muri la filime pe wenda aho yankubise inshuro imwe nabwo icyo gihe ajya kuki atakwirukanaga uyu mugabo yaramubwiye ati se waretse kano kana tukagafasha kuki ushaka kumwirukana wumva ufite ntabwo yashakaga ko nguma gukora ariko umugabo akamubwira ati ntacyo bitwaye uyu aracyari umwana muto kandi none umunyeshuri mureke yikorere ibyumweru 4 nibishira tuzamureza amafaranga nyokubuje mwongera guhura nyuma yuko noneho winjiye no muri filime njyamuha n'akarinki nko mu bantu ba mbere niyo ngomba guhera kuko yigeze kubwira se ati araseka ama emoji ziseka gusa kuko ari mu bantu bambwiraga amagambo uri ikigoryi nta kintu uzimarira wowe wakana noneho akanyorera kuri papa ko amateka yanjye nayo narayababwiye ati papa ni wakoze ikosa ryo kukubyarangiza akagenda akagusiga gutya wangara yaranyangaga noneho umuntu akwanga nta kintu wamutwaye papa se yataye urugo aragenda papa wanjye oya mama mbwira ko nyine yagiye ntiyagaruka aza kumva ngo yarapfuye nawe babimubwiye gutyo ariko yaragiye yego ako mamya ko atari yataye urugo ubwo wenda agiye gushakisha yego kuko mama ntago ajya amuvuga nabi papa wanjye rero kuki yagucyuriraga kuri papa wawe kubera ko nyine papa yapfuye akagenda noneho nkaba ntanamuzi akanyurira kuri ibyo bintu akambwira ati wavuye muri uru rugo noneho nanjye ko naharyaga neza untuke ndi rutumva inyuro nta kibazo pfa kuba ndi burya udukaroni nkarya no ku muceri nakundaga umuceri uziko nariye umuceri bwa mbere avuga ati kumbi ni uku nguku bino bintu bimera aho wakoraga umuceri utetse neza w'umuhondo atangira no kunyigisha guteka uwo mupapa asa nkaho nta kazi yagiraga ko sinamenya amakuru yabo cyane ariko mabuja we yaragendaga umupapa akirirwa mu rugo gusa numva nyokubuje atari afite impamvu zo kukwanga no gufuha ariko nari nyiri umwana ubu se yabonaga koko noneho umugabo ukuntu yanganaga ari umuntu mukuru ukuze asa nkaho yiyubashye yirirwa kuri mashini nta hantu ari guhurira nawe wumva umugore yavuga ati akobwa keza gutya se kinzobe gutya wenda bwo niko yabikekaga noneho umunsi umwe rero umugabo we yari ari ku muhanda ari ku gasiporo abona abantu batambuka bagurisha imyenda abona agakanzu arakangurira
arambwira ati se wa mwana we ko kuva wagera ahangaha muri wambara ibyenda bimwe genda umese iyo myenda wambara kano gakanzu. Ndamesa ndakambara. Nimugoroba mabuja arataha asanga namba agakanzu kari nakagufi. N'umugabo wakanzaniye icyo gihe yajyanye mu cyumba raniga neza. Umva atari ikibazo ubundi ikibazo gute ubanza umbwire ishyire mu mwanya w'uwo mugore. Umugabo akuguriye ikanzu noneho ngufi, nyokubuja araje ati bite urashaka kuntwarira umugabo wowe? Urumva utabikeka? Njye mpamya ko ntibyabayeho sibyo, ariko ntabwo wakeka ko icyo kintu wenda cyabaho. Wabikeka wenda nuko usanzwe uzi umugabo wawe. Mpamya ko ari icyizere. Sinzi impamvu niba gufuhira umuntu ari uko utamwizera cyane, niba ari uko umukunda cyane ntabwo ndabisobanura. Mpamya ko ari uko atamwizeraga. Icyo gihe rero yaranizaraniga nibwo napanze kwiyahura byanyabyo pe. Ndasohoka njya mu muhanda hagati ndavuga atanu sindi buhave, ntihari bubure umuntu uza. None moto zarazaga zikankatira nyine zigacaho bikambabaza. Nashiritse ubwoba kuko icyo gihe mama arembye cyane kandi ngomba kubona amafaranga. Nubwo yari make waragenda gukishyura makeya ku ishuri bakakureka ukiga. Ndavuga ati rero ngomba kwiyahura. Nyine numvaga ubuzima mburambiwe pe. Hari igihe umatekereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndavuga ati ubuzima ndumva mburambiwe ngiye kwiyahura. Ndamanuka n'amarira menshi njya mu muhanda hagati. Ndibuka nabonye urukamyo ruza ari runini, nko mu minota mike nisanze impande y'umuhanda gutya. Ari umugabo waje aranshikanuza nkuramo. Nangije ahita ambwira ati se indaya mwagiye mumenya ubwenge, mwagiye munywa nkeya. Nkeka ko yari yaketse ko nasenze. Nangaga umuntu unyita indaya. Numvise iryo jambo ubwenge buragaruka. Nibuka ibintu ngiye gukora nsubira mu rugo muri cya gipangu. Ndahaba. Ntiwabibwira umugabo cyangwa umugore? Oya, umugabo we nta bintu nashakaga kuvugana nawe byinshi. Umugore nta kuntu yaza gutuka gutyo nurangiza ujye kuganyira umugabo. Nta bwenge bwari kuba burimo aho ngaho. Icyo gihe rero narabiretse. Ndatuza nsubira mu rugo, akazi karakomeza gutyo. Biza kugera igihe hagati mu ishuri mbona umushinga nyishyurira ishuri, ariko umushinga urumva wamaga amafaranga y'ishuri gusa. Nagombaga icyo gihe mama yamaze arwaye umwaka wose tutishyura ku ishuri. Nagombaga kwishyura amadeni y'umwaka n'igice kuko nari mbonye unyishyurira nkasoza. Ako kazi rero ntabwo nari kukareka. Nakomeje muri ubwo buzima, urwo rugo nduvamo njya mu rundi. Aho ngaho navuye umugore yenda kunyica, yarankubitaga. None atangira kujya nyima n'ibiryo, yaje no muri konji. Ndavuga ati ibi ntabwo bizavamo. Njya gusaba ahandi akazi nyine naho ndahakora. Sasa rero nza gusoza segonderi. Kubw'Imana. Yego. Mu gusoza segonderi umva nari nishimye, mvuga ati none ngiye gushaka akazi muri office mbo umuntu ukomeye. Ubwo nasoje segonderi mu ntambara igoye, mu bintu bigoye, mu buyede. Njya gusaba ku muhanda, nkora akazi ko mu rugo. Ndangije segonderi rero natangiye kujya gusaba utuzi nyine two muri office, nawe urabyumva. Numvaga nyine urandika amabaruwa nauti nkandika nkasaba. None ikintu kibabaje nta hantu nakoraga nk'icyumweru ngo kirangire. Narazabaga akazi mu bosi waho nahagera agahita atangira ati tugomba gusohoka, tugomba kuryamana. Nakibuka ubuzima naciyemo. Ati njyewe n'indege nayigiyeho none uri kumbwira ngo njyewe nkakareka nkagenda. Mama nkamubwira ati byanze. Nkasaba akazi aho muzi ukwezi bikanga. Akazi gusaba akazi ndazenguruka biranga. Ndavuga ati koko umuntu wambwiye ko bamvumye umuntu ntabwo yambeshye. Ni gute ahantu hose ngeze haba imyaka? Ni gute nyine mu buzima ntashobora gukora ikintu kizima?
njya kureka gusaba akazi n'uyu munsi kugeza n'uyu munsi nagiye ahantu masanga umumama none icyo genda nishima ndavuga ati ubwo byangaga nasabye abagabo akazi none nkaba ngiye gukorana n'umumabuja awe nangana amahoro turakorana icyo gihe yakoraga muri stoke namufashaga kubarura udukoresha muri stoke turakora ariko nkabona hari imodoka ziza guparika buri mugoroba nkabona haraza utwana tw'udukobwa mabuja akazanamo utwana tw'udukobwa mu modoka nkabona tuvuyemo tugiye mu yindi modoka maze ibintu bibera hano simbyiteho mwekomereza akazi none umunsi umwe mabuja arambwira ati si wambwiye ko ukeneye amafaranga cyane ndavuga ati sasa rero kukurangira akazi kari buguhe amafaranga menshi ntuzane ubugoryi ndavuga nta kibazo naragiye nyine arambwira ati umunsi uze kuza wambaye neza witeguye ndagenda niyambarira agakanzu nza niteguye haza imodoka iraparika ubwo ni ku masaha nimugoroba njyamo turagenda yari umuntu w'umugabo njyana nawe bagiye kundangira nyine akazi keza icyo gihe rero naragiye mbona turakata ahantu mu bipangu yinjira mu gipangu afungura igipangu saka kazi bagiye kundangira ni bwoko ki ariko icyo gihe nari naramenye gusenga nari naratangiye gusenga nzi Imana narakijijwe ntangira gusengera mu mutima ntangira kugiramo akantu k'ubwoba mbona umugabo twinjiye muri salo nta n'umuntu ukoma arambwira ati ngwino dukomeze mbona tugeze mu nzu mo imbere mu cyumba ati rero akazi waje gukora nizere ko ukazi ntungore ndabase akaye kazi kunzanye mu buriri ese mabuja ntiyagusobanura ibyo uje gukora natangiye kugira ubwoba ntangiye gusenga mu mutima mpiga imihigo itabaho ndavuga Mana ahantu nuhansohora nzagukorera uwo mugabo rero ariko yari n'umuntu mwiza nubwo yakoraga biriya byose yagize umujinya avuga ati umugore nawe arigiye ambihiriza arigiye antenguha atangira kusanza ibintu byose abikubita azanyegera noneho ngira ubwoba ntangira kumusaba imbabazi mwibutsa ko ndi imfubyi mwibutsa ibintu byanjye byose bibi uwo mugabo abonye amarira ndi kurira byandenze uvuga ati ushaka kuba utari indaya w'indaya zizi ibyo zije gukora ushaka kuba utari indaya nsohokera mu nzu ugende anjugunyira 2,000 ariko akaba yambwiye ati wowe turi kuza ngenda guha amafaranga menshi ndi kubona unameze neza ukiri mutoya ubanza utaratangira kujya mu ngeso mbi ndaza guha amafaranga menshi niwe itwara neza simbyiteho kugira ngo nyine ubwo wenda nta kandi kazi ukeka ibyo ari byo yego aho rero niho uwo mugabo yamaye 2,000 ambwira ngo taha ndataha uwo mugore no ku kazi ke sinahasubira ngera mu rugo nyine mbibwira mama ararira biramurenga arumirwa nuko wavuye mu kazi ko mu rugo nuko naretse akazi ko mu rugo uza kwisanga gute rero muri filime tugana ku musozo umucamake ego ubwo urumva icyo gihe nahise ndeka gusaba akazi ndicara ndabireka pe ariko hagati aho naje gusubira ku ndege buri ahantu waririye ntuhibagirwa byarancanze ndavuga ati reka nsubireyo ahantu twakoraga ni hariya muri free zone borore itangira nyine ni Kiweya House igihe hari nagikozeho subira ku ndege noneho bamakazi ndege iraguruka mbona akazi nanjya gukora ikiyede nararangije na segonderi biza kugera igihe nyine aho twakoraga harasoza nsubira mu rugo ariko icyo gihe nyine nari mfite inzozi zo gukina filime wajya kureba televiziyo se kareba filime urumva ubuzima bwose mwabagamo hari urugo nabayemo nagiye nkurira ahantu henshi hatandukanye hari urugo nabayemo bagiraga televiziyo niba ari ikintu cyiza mu buzima nishimiye nyine bwa mbere ni ukubona nyine ndi kureba filime noneho filime narebye ya mbere yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima yakinwemo na Ngenzi ba Paul harimo noneho n'umukobwa witwa Ivona
bari impanga ebyiri Ivona na Yvette. Iyo filime ndayikunda avuga ati umuntu twitiranwa ariko uziko nanjye buriya nakina filime. Nuko natangiye kugira inzozi zo gukina filime mbikunda, none ntangiye kujya ubwo urumva nari naretse ako kazi ko ku ndege karangiye, noneho nabaye mukuru, nashoje segonderi, mfite inzozi zo gukina filime, ntangira kujya nshakisha amakuru y'uburyo nakina filime. Biranga nkagerageza, urabizi abantu bamenyekanye nubwo wenda hari igihe nyine tuba judging, ariko umuntu aba yararushye, aba yarashatse ubusitari bwiwe. Mu gihe yakuriye sini igihe utuza uceceke, aba hari urugendo yanyuzemo kugira ngo agere aho ngaho. Abanashakwa n'abantu benshi ku buryo yego. Uyu munsi rero nibwo ndi kumva ibyo bintu ko narandikaga nkabandikira umuntu nandikiye muri iki gihugu sinzi pe, abasitari benshi naranditse ngahamagara nkohereza message biranga neza. Icyo gihe urumva narabajudgingaga pe, gata abantu n'abagome ni gute badashaka kunyumva. Ariko uyu munsi nibwo mbona avuga ati aba bantu baba baravunitse pe, bashakwa n'abantu benshi, ko message yawe imwe atayishubije nta shyano byaguye. Byageze igihe nyine nanabibwira umuntu akambwira atari kuri umusazi, wowe ukina filime gute se? Bice muzihe nzira? Wowe umwana w'ibumbogo wavukiye mu mashyamba ukaba ubibumbogo ukina filime muzihe nzira? Biranga ngivinga up. Noneho njya kwinjiramo nandikiye umubyeyi witwa Mama Niyori kuri TikTok. Mama Niyori suba ntabwo umuzi? Mama Niyori? Mama Niyori ukina filime, akina mu ibanga, akina amafilime menshi. Yitwa Mama yinyeretse isura mumenye umuntu. Uramuzi byanga bikunda. Niwe nandikiye kuri TikTok. Mbona aranshubije. Ndabati ibintu birashoboka. Aba mpaye nimero ze za WhatsApp. Turavugana. Aranyandikira ambwira ati kwinjira muri filime ntabwo ari ibintu byoroshye, ahubwo reka nkurangire. Niwe wamfashe anjyana ku gashuri, nyine ni ishuri avuga ko ari ahantu bitoreza kwa actinga. Anjyanayo kwa Mama Niki, uramuzi? Sumuzi? Afite ishuri nyine bitoza kwa actinga, gukina amafilime, njyayo nditoza. Nguko uko Mama Niyori yamfashije, niwe muntu uyu munsi wamfashe akaboko anyinjija muri sinema. Ubwo bateguraga iyo projet yitwa Inzira. Mama Niyori Inzira imwe ukina? Yego. Ndamushimiye cyane cyane birenze. Nyine ni umubyeyi mwiza. Yego. Yubahwe Mama Niyori wagufashije kurotora inzozi zawe. Bwa mbere rero wisanga kuri set film itarasohoka, wisanga kuri set uvuga uti ngiye gukina filime, waciye mu kazi ko mu rugo, waciye mu gusabiriza, waciye mu gutukwa n'ibindi byinshi cyane, wese utekereza icyo ubonye winjiye muri set cyangwa ugeze kuri set ya filime? Nakoreshe icyo gihe nararize, umva nageze kuri set mbona nyine abastari, mbonye Yves ni boss wanjye, Imana imumugisha. Umuntu ugufata atakuzi, atarakubonye muri filime nimwe, akagukoresha muri projet ziwe ihenze, ni ibintu bikomeye. Nisanga kuri set nabanje gutitira. Ndamubona, mbona undi mama witwa Marigarita n'umusitari, mbabonye ngira ubwoba. Wo muri Papa Sava? Sinzi nimba akina muri My Heart. Mubonye ndababona ndacanganyikirwa. Na role za mbere nakinyewe nyine ni kwa kundi Imana ishyigikira ijambo ryayo. Nari mfite ubwoba bwinshi, nari ndi no gutitira. Nafite ubwoba bwinshi, nisanga nyine ndi gukorana n'abastari birandenga. Noneho sasa ikindi kintu cyabaye gitangaje, mbona ari maze kuba mukuru, mfite telefone noneho ya smartphone, mfite inshuti, abantu banzi nk'umwana mw'itorero usenga, ucishijwe, uririmba. Wanirimbaga muri korali? N'ubu ndaririmba. Genda umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana? Nibyo? Ni sawa rwose. Abantu basanzwe bakuzi ku gatuti urimo uraririmba, nyine kukumva ngo uri muri filime.
amagambo nyine yabaye menshi numva bya bikomere birongeye birabyotse. uruzi ko ugiye kwemeza abantu none babishyize hasi. Abantu nyine basanzwe bakubona uririmba kumva ngo wagiye muri filime, nari nizeye nyine hari abantu wizeye kandi inshuti zawe bazagushyigikira bakakumva, nibo banyandikiye message avuga ati uraguye, uvuye mu gakiza, ni gute uzajya imbere y'abantu ukaririmba wagiye gukina filime utongana nk'iyo filime yo kwa Shafi mba nyinamo mvuga nabi, ni gute uzajya kuvuga nabi warangiza ukajya imbere y'abantu ukaririmba. Abantu baranjajinga, numva ncitse intege, numva nabireka. Ntabwo nakibuka nyine urugendo rw'ubuzima n'uburyo mama bikunda, n'uburyo nta muntu wo mu muryango wacu n'umwe wigeze agira icyo gitekerezo, nkagira imbaraga. Nakira message, ibaze ko ari umuntu wanyandikiye message arambwira ati sha ifongeye gutera agatebe nkurebe, ibintu wagiyemo wowe nta mafaranga, nta connection zimugira, nta bwiza buhambaye ufite bwo kujya muri filime, ngiye gutera agatebe ndebe ibyo bintu nta kintu bizakumarira. Ndakomera ndavuga ati oya, ngomba gukina byange bikunde, nubwo banca intege kose ntago nacika intege. N'uyu munsi ntago birarangira. ubona filime ziri kugeza ku ki Yvonne? Ntago navuga ko hari amafaranga arimo, buriya muri sinema mba mbona ntago nyine harimo amafaranga menshi, sinzi niba ari uko nkirimo hasi ntaragera kure nibwo nyitangira, ariko njye nk'iyo ndi kuri seti nibyo byishimo byanjye pe, ko hari ukuntu warakuze utazi utajya useka. Filime rero ziramfungura mu mutwe, gatuma ntekereza, gatuma ntambutsa message, kuko hano hanze hari abantu bihebye. Hari umuntu ubona ari mu kiyeda akavuga ati ubuzima bwanjye bwararangiye. Uyu munsi nandeba naratangiriye mu kiyede nkaba nateye intambwe, arasubira mu buzima nawe yumva akomeye. Ngiye filime rero ikintu iri kungezaho ntanga message, nk'iyo nkinnye gutyo bari kumbwira nabi bita nibuka ko byanga bikunda nta kuntu haba hatari umuntu uri guca muri ubu buzima. Niba atanahari hari uwabuciye mu bana n'igikomere, gutambutsa message. Ngayo nguko reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Wenda nk'uko umuntu wifuza kureba wowe ku mbuga nkoranyambaga ukoresha izihe? Kuri TikTok nkoresha ijambo N, hariho akarongo gatambika Yvonne 123, no kuri Instagram yanjye ni gutyo ni izina rimwe. Nahereza na nimero ku bantu bifuza kuvugisha. Hari abantu bifuza kuvugisha, hari abantu bakoze ku mutima bakishima akavuga ati twimenyanire, hari abantu bafite projet zigiye zitandukanye yambona akavuga ati okay twakorana muri projet wambera secretary se nagukinisha muri filime zanjye, nshobora gutanga nimero. Yego yivuge. Ni 078 1 92 74 63. Yego urakoze cyane Yvonne, kandi courage, ukomeze utere imbere, ukomeze uhige. You never know, ejo ndasanga ari mu star muri cinema dufitana mu Rwanda. Twari bikombe ugira gute bace mu rugo buzima. Buryo duciye mu bikomeye kenshi iyo tutabaye ibigwari, iyo tubyitwayemo neza bya bikomeye bivamo bya bikomeye twaciye mu bivamo bikomeye byanze bikunze. Yego. Iyo twitwaye neza. Courage kandi Imana igushyigikiye mu byo urimo byose. Turi kumwe. Mbakoze cyane.